myaka 19 gusa, Darren Watkins Jr. uzwi cyane ku izina rya IShowSpeed yashoboye kugera ku nzozi ze zikomeye cyane. Afite abiyandikisha barenga miliyoni 45 ku muyoboro we wa YouTube, kandi aherutse no gutwara igihembo cya Streamer of the Year. Ibintu byatumye ahindura uko isi ibona itangazamakuru rishingiye ku ikoranabuhanga ndetse n'irya gakondo. IShowSpeed yaragize ati, kugira abantu barenga miliyoni bakureba ako kanya byari inzozi zanjye kuva kera. Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ivyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero, aho twese tureba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho nyine twese tuba tureba. Ni inkurumamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye neza ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, siporo, filme, imyidagaduro, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Iki ni ikiganiro ubuzima bushoboka TV show. Ni inkuru y'ubuzima ndetse n'intsinzi ya IShowSpeed Darren Watkins Jr. tugiye kubagezaho no munsi. Ni gute IShowSpeed yabaye icyamamare ku isi yose? Jewe ndi Muhire, nizere ko amaze gukora subscribe hano kuri MUHIRE JC official kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bigaragaza ubuzima ibyamamare byanyuzemo bikaba bigeze aho bigeze. Bahaye ikaze. Mu gihe abenshi mu bakora ibijyanye n'imyidagaduro ku mbuga nkoranyambaga baguma mu bihugu byabo, live streams za Speed zamuzengurukije isi yose, kuva muri Aziya y'Amajyepfo, y'Iburasirazuba, mu Burayi, muri Australia ndetse n'ahandi henshi, yewe yageze no muri Afrika. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yongeye kugarura wa mwuka wihariye wari umunyamakuru agaragaza amafunguro ndetse n'umuco w'ibihugu. Itandukaniro nuko Speed abikora mu rubyiruko rw'iki gihe cyangwa se Gen Z, abinyujije kuri YouTube ye ndetse no kuri live streaming. Ibijyanye no gusura u Rwanda ndetse n'ingaruka nziza ku banyarwanda, mbere yuko twinjira mu mateka ye nyakuri, mu rugendo rwe rwo kuzenguruka isi, IShowSpeed aherutse no gusura u Rwanda, igihugu kizwi cyane ku mutekano, isuku ndetse n'ubwiza nyaburanga. Uru ruzinduko rwe rwashimishije abanyarwanda benshi ndetse n'abamukurikira ku isi yose. Mu Rwanda, IShowSpeed yasuye ingagi zo mu birunga, zimwe mu nyamaswa zidasanzwe kandi zifite agaciro gakomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Yagaragaje ibyishimo ndetse n'igitangaza cye cyo kubona ingagi imbonankubone, ashimangira akamaro ko kubungabunga ibidukikije ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ibi rero byatumye isi yose irushaho kumenya u Rwanda nk'igihugu cyita cyane ku bidukikije kandi gifite ubukerarugendo bushingiye kuri kamere. Uretse ingagi, Speed yasuye n'ahandi nyaburanga, agaragaza umuco nyarwanda, urugwiro rw'abaturage ndetse n'iterambere igihugu kimaze kugeraho. Live streams yakoze ari mu Rwanda zageze ku bantu benshi bazireba ku isi hose, bituma izina ry'u Rwanda rirushaho kumenyekana ku rubyiruko rwo hirya no hino ku isi. Si u Rwanda gusa, kuko Speed yasuye n'ibindi bihugu byinshi, yewe aracyanabisura bitandukanye ku migabane itandukanye. Ahagenda ashyira imbere cyane guhura n'abantu, kumenya umuco wabo, kugerageza amafunguro gakondo ndetse no gusangiza isi uko abaturage babaho mu buzima bwa buri munsi. Ibi rero bituma inkuru ye itaba gusa y'umusore wamenyekanye kuri YouTube, ahubwo ikaba inkuru y'urubyiruko ruhuza isi binyuze mu ikoranabuhanga. Ku banyarwanda by'umwihariko, inkuru ya IShowSpeed ni isomo rikomeye cyane ry'uko inzozi nini zishobora kugerwaho, n'uko u Rwanda rushobora kuba igice cy'inkuru z'isi zigezweho. Umwanditsi John Yasho yagize amahirwe yo kuganira nawe, mbega yo kuganira na IShowSpeed ku rugendo rwe rutangaje kuri live stream yakoze muri Indonesia, ikurikiranwa n'abantu barenga miliyoni imwe icyarimwe ako kanya iri kuba nyine, ndetse
no ku buryo abayeho nk'umwe mu bantu bafite ingaruka nziza zikomeye cyane ku isi y'abakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se nyine content creators muri iki gihe. Reka noneho turebere hamwe ibyo gutangira kwe, mbega gutangirira mu cyumba cye ndetse no kumenagura ibintu. Speed yatangiriye urugendo rwe mu cyumba cye i Cincinnati muri Ohio ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoraga live stream arebwa n'abantu bake cyane bamukurikira, akinira imikino nka FIFA, NBA 2K ndetse na Fortnite. Yagize ati, ubwo natangiraga nari mfite umuntu umwe mbona, babiri gusa, ariko byakomeje kuntwara umutima. Icyumweru cya kabiri nageraga ku bantu 4, icyumweru cya gatatu nageze ku bantu 17. Ubwo nabonaga ko abantu biyongera umunsi ku wundi, nabonye ko hari aho byagera kandi narabinezererwaga cyane. Ibyo ngibyo nibyo byankomeje cyane bituma nkomeza urugendo. Mu ntangiriro content ye yari isanzwe, itateguwe neza cyane, yibanda ku mikino, ariko kuri kwe ko kwitwara atishyize hejuru byatumiye abafana bamwiyumvamo cyane vuba, bamwubakira umuryango ukomeye cyane, agira abantu benshi. Ibyishimo bikabije cyane iyo atsinze, uburyo bwe bwo gusubiza mu ndimi zitandukanye ndetse n'imico ye idasanzwe byabaye intwaro yikomeye cyane kugeza n'ubu. Byose ni improvisation, ni bisanzwe, nta gutegura cyane, ibintu biba bihari bigahita biba. Uko niko Speed abyivugira. Dore agace gashya cyane wongeramo mu nkuru, mbega ukongere ku byo maze kukubwira haruguru kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza Speed. Muri make niho ubuzima bushoboka bwe bushingiye. Inyuma y'izina rikomeye cyane ku isi IShowSpeed, hari inkuru y'umwana wakuriye mu muryango usanzwe, wahuye n'ibibazo byinshi by'ubuzima ndetse n'imibereho. Darren Watkins Jr. yavukiye kandi akurira muri Cincinnati nk'uko nabibabwiye, Ohio, mu muryango w'abantu bakoreshaga imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nyine babashe kubaho umunsi ku wundi. Yakuze abona ko ubuzima butari bworoshye kandi ko amahirwe asekera buri wese kimwe. Mu muryango we ntihabaga ubukire, ariko habagaho umurava n'icyizere. Ababyeyi be bamwigishije agaciro k'akazi, kwihangana ndetse no kudacika intege n'iyo ibintu byaba bigoranye, mbega bigeze aho bikomeye. Mu bwana bwe Darren yahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kwiheba, kwiyumva ari wenyine ndetse no kutizera. Yagize kumva ko atabona aho ahurira n'abandi, ari nabyo byatumye yiyegereza imikino ikinirwa kuri internet, video game, nk'uburyo bwo guhunga ibitekerezo byo kwiheba ndetse no kwiheza mu bandi. Icyatangiye nk'imyidagaduro cyaje kuba inzira nziza yo kwiyubaka ndetse no kwigaragaza. Mu ntangiriro ze yakoraga live streams nta bikoresho bihambaye afite, nta tsinda rimufasha, yewe rimwe na rimwe adafite n'icyizere ko hari uzamureba. Hari igihe yakoraga amasaha menshi ariko nta muntu umukurikirana. Ibi ngibi byatumaga yumva ashobora kubireka burundu. Nyamara yihatiye cyane gukomeza kuko yabonaga live streaming nk'ashobora kuvuga uko yiyumva, akumva hari umuntu umwumva niyo yaba umwe gusa. Ibi ngibi ni byatumye arushaho gukomeza. Muri make yarameze nk'uri kwivura, hanyuma umugisha ndetse no kugira ibyo ageraho bizira mu bibazo yari afite. Nubwo yaje kumenyekana cyane, ubuzima bwe bwo mu muryango yagize amakenga yo kubushyira ku mbuga nkoranyambaga, ahitamo kuburinda. Muri make ni bike yabizwi cyane ku muryango we. Ibi byagaragaje uko yifata ku ndangagaciro z'umuryango ndetse n'uko atifuza ko icyamamare cyangiza ishusho cyangwa se ishingiro ry'ubuzima bwe bushingiye ku muryango. Ibyo yanyuzemo rero byamubereye ishingiro ry'imico ye yo kwigira, kwihangana ndetse no kudatinya kugaragaza uko ameze. Niyo mpamvu abafana benshi bamwiyumvamo cyane, kuko bamubona nk'umuntu wavuye hasi, unyuze mu bibazo byinshi ariko ntacike intege, agakomeza akarwana. Ku rubyiruko by'umwihariko urwo mu Rwanda, inkuru ya IShowSpeed igaragaza ko iyo ufite aho utangirira ntibivuze ko ariho uzarangiriza cyangwa se nyine ariho ibintu byose bizarangirira. Ibyakugoye bishobora kuba ari byo biguha imbaraga zo kugera kure. Reka tuganire ku ngingo yo gutembera isi ndetse no guhuza abantu kwa IShowSpeed. Mu gihe abakunzi be biyongeraga, niko intego ze zagendaga zizamuka cyane.
Muri 2023 Speed yatangiye gusohoka mu cyumba cye ajya gukora live streams mu bihugu bitandukanye. Yagize ati urugendo rwo mu Burayi nirwo rwa mbere nakoze, nta nubwo rwari ruteganyijwe nk'urugendo, ariko twararwihinduriye nyine ruraba. Nahise menya neza ko ndi gukora ikintu kinini. Nyuma yaho hakurikiyeho urwo muri Aziya y'Amajyepfo ndetse n'Iburasirazuba. Muri 2024 urugendo rwo muri Aziya rwabaye intambwe ya mbere ikomeye cyane. Muri Indonesia yakoze amateka ubwo yakurikiranwaga n'abantu barenga miliyoni imwe icyarimwe kuri live stream imwe. Yaragize ati ubwo nabibonaga nararize, miliyoni imwe iri kukureba ako kanya n'inzozi buri streamers wese yifuza, kandi nabigezeho njyenyine, nta bufatanye bwabaye, nta gikorwa cyihariye nakoze, nijye gusa nkita cyane ku gutambutsa nyine live. Icyo nicyo gihangano cyanjye cyanshimishije cyane. Intego ye saha hagararira, ashaka gukora live stream muri buri gihugu, agerageza amafunguro yaho, akanaganira n'abaturage baho. Izo nizo ntego za IShowSpeed. Urugendo rwe rwamuteye guhura n'ibintu bitandukanye, nko guhura na Minisitiri w'Intebe wa Albania. Ibintu byabaye bitunguranye cyane kuri live stream ye. Gusa nyine nubwo bimeze bityo, hari imbogamizi nk'icyamamare nyine. Nubwo ibyo byose byamuhaye izina rikomeye, byazananye n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Muri Malaysia yigeze gufungwa muri restaurant kubera abantu benshi bari bamukikije. Ibyo byongeye kumubaho no muri Austria ndetse no muri Norway. Hari igihe abantu bansimbukirana hejuru bigakabya cyane. Njye sinifuza kwishima ndetse no kwidagadura, ariko mu buryo butekanye. Rimwe na rimwe birakabya, ariko nyine niko biba bimeze, nta kundi. Ayo ni amagambo ya IShowSpeed. Nubwo bimeze bityo, Speed abifata nk'igiciro gito cyane ugereranije n'ubusabane bukomeye cyane afitanye n'abamukurikira ku isi yose. Kuba ari IShowSpeed byaba bivuze ko afite umuvuduko udasanzwe. Speed yagaragaje ko izina rye ari ryo muntu nk'uko benshi babivuga, yewe agaragaza ko rinamubereye. Numwe mu bakora content bafite umuvuduko n'imbaraga z'umubiri zidasanzwe. Yigeze kwitabira irushanwa ryo kwirukana Noah Reels, umunyabigwi wa Olympic. Mu mashusho ye na Mr Beast yanakoze igikorwa cyatunguye isi yose, gusimbuka imodoka ya Lamborghini iri ku muvuduko wa 45 mph. Abikora inshuro nyinshi. Yagize ati kumva usimbuka imodoka n'ibyishimo bidasanzwe, byose biba mu masegonda. Narabikoze koko, kandi ndi umuntu wa mbere wabikoze. Yewe hari na byinshi yagiye akorera mu Rwanda nkuko muri kugenda mubibona mu mashusho agenda kwirakwira hirya no hino. Yanagaragaje impano ze mu mikino itandukanye, harimo NFL Combine ndetse no muri WWE, aho yakorewe LKO ndetse na Randy Orton. Bikaba bimwe mu byarebwe cyane kuri Instagram. Live streaming mu isi yose. Hari ibyo IShowSpeed avuga kuri live streaming mu isi irimo AI cyangwa se artificial intelligence. Speed yemeza ko live streaming ifasha cyane mu guhuza umuhanzi n'abamukurikira, cyane cyane mu isi irimo AI cyangwa se ubwenge buhangano ndetse n'ibintu koranabuhanga byigana abantu. Agira ati twebwe aba live streamers duhora tuvugana n'abadushyigikiye buri munsi. Ibyo nibyo bituma live streaming iba ikintu gikomeye cyane muri iki gihe. Yagize amahirwe yo gukorana n'abantu bakomeye cyane nka K-Senate, Mr Beast, Cristiano Ronaldo, ndetse no gukorana n'amakompanyi akomeye nka Prime Hydration, aho yashyize hanze flavor ye bwite yitwa Dragon Fruit Acai. Reka turebere hamwe igice gikurikira cy'ubuzima bwa IShowSpeed. Mu gihe kizaza, Speed yifuza kurenga live streaming gusa, agatangira ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'imishinga mishya. Agira ati maze imyaka 5 nkora bino bintu. Ati numva ndi nk'intararibonye, ariko ndacyashaka kujya hejuru kurushaho. Igitekerezo kimwe gifite inzozi nyinshi ni ugukora live stream ari mu isanzure space. Yaragize ati umunsi nzaganira na Elon Musk bizaba bibaye, ndashaka gukomeza gutuma abantu bishima baseka kandi nyine nkabageraho. Ku myaka 19 gusa IShowSpeed
amaze kugera ku rwego ruhanditse cyane, ariko igice gikurikira cy'ubuzima bwe gishobora kumujyana ku rundi rwego rw'icyamamare cyangwa se rw'ubwamamare mu isi, haba mu magambo cyangwa se mu by'ukuri mu bikorwa. Ngaye nguko ubwo ni ubuzima bushoboka bwa IShowSpeed. Ikiganiro nacyo ni ubuzima bushoboka TV show. Yewe ndi Muhire, hanyuma hano ndi kuri Muhire JC official. Nimba wadukunze ukore like, hanyuma unakore subscribe niba ari ubwa mbere kugira ngo tujye tubana naho utamu bindi biganiro. Ciao ciao.